Turabasuje abadukurikiye kuri Club Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe twigana ibyigisho bya Bibiliya byo ku Isabato. Muri kumwe nanjye nk'uko bisanzwe Emmanuel Niyonsenga, ndetse muri kumwe na Sadiki Jackson. Tugiye gukomereza hamwe. Sadiki, twagusaba kubanza gusenga. Sinjye turagushimira data twese uri mu ijuru, twongeye gushima ibyo wakomeje kuturinda kuva mu myaka yatambutse kugeza mu amasaha tugimuka mu buzima n'ibyo. Amen. Rero aka kanya tugezemo ni agahe keza, ni akanya ko kwamamaza ubutumwa bwawe. Turakwingize ngo ntaba ari twabwo aba ari wowe utuvugiramo, ndetse ababwumva bose ugire icyo ubamarira. Ibyo ni byo tugusabye twese mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho cyacu cy'iki cyumweru ni icyigisho cya karindwi, gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Ni icyigisho cya karindwi mu cyigisho turi kwiga muri iki gihembwe, kivuga ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, umugabane wa 2. Icyigisho kandi cya karindwi kibaza ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Dufite isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Zaburi ya 27 umurongo wa 1, aho bavuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? None dufite isomo riboneka mu burezi, amagambo aboneka mu gitabo cy'uburezi page 29, kirimo amagambo avuga ngo Kristo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 9. Nk'uko buri muntu wese afite ubugingo binyuze muri Kristo, ni nako binyuze muri we buri muntu wese yakira imirasire y'umucyo uva mu ijuru. Mwiteze Sadiki, aya magambo ahurira he n'ikibazo cy'iki cyigisho kibaza ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye? Bihurira hehe? Hari icyo wabivugaho? Ibintu birumvikana ahangaha. Iyo tujya kureba uyu mutwe, mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye, yego, twakwibaza ati si uwo mucyo ni uwuhe, wanzwe cyangwa se wamurikiye? Ariko ahangaha nitujya gukurikiza tugenda ko amasomo twabonye, nk'uko uyu munyezamu yavuze ati Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Twajya kureba hasi rero nk'uko tugasanga neza, dusobanura neza yuko uwo mucyo ari Kristo. Ubwo no kuva Kristo akiza hano ku isi, bwahise ahinduka umucyo. Bivuze ngo uwo mucyo ushobora kuba waranzwe, nibyo tugiye kureba. Uwo mucyo ushobora kuba waratumurikiye. Nibyo rero tugiye kureba ku zindi ngingo zikurikira. Iki kibazo kiraza gusobanuka neza. Nibwo kiraza gusobanuka neza. Yego. Reka tutangirane ingingo ya mbere ivuga ngo umucyo wahanuwe. Tufite ikibazo kibaza ngo ni gute umwuka wera yerekanye Kristo binyuze muri Yesaya. Ubwo isomo turisanga muri Yesaya 49 umurongo wa 6. Yesaya 49 umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo, aravuga ati kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Ni gute umwuka wera yerekanye Kristo binyuze muri Yesaya? Urumva ko ahangaha nyine nitujya kureba turasanga ari umwuka uri kwerekana uko Kristo azaba ameze, uko azaba ameze n'umugambi wiwe, n'umugambi wabyo. Yego. Okay, ikibazo kikurikira kirabaza ngo ni gute Simiyoni yasobanuye Yesu igihe yazanwaga mu rusengero mu gihe cyo kwegurirwa Imana, kandi ibyo byagombye gutuma dutekereza iki? Nanone hano igisubizo turagisanga muri Luka igice cya 2 umurongo wa 32, aho hari amagambo avuga ngo umurongo wa 32, igice cya 2 umurongo wa 32,
kuba umucyo uvira amahanga no kuba umucyo no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ubwo ikibazo Simiyoni rero abona Yesu bamumwereka nyine Yesu akivuka, nawe yahanuye yuko Yesu ari we mucyo uvira amahanga yose, ari nabyo Yesaya nawe yerekaga umugambi wa Yesu ko azaba umucyo w'amahanga yose, kuva ku ntangiriro z'isi kugeza ku mpera yazo. Ubwo aba bose haba Simiyoni haba na Yesaya bose bari bahanuye Yesu. Hari ikintu wabyongeraho unavuga n'amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi? Hano rero ku ngingo yo kuwa mbere tugiye kureba kuri uyu mucyo wahanuwe, twagiye tubona neza yuko ari umwuka wamanje kumuhanura mbere. Uwo mucyo rero wahanuwe twabonye ko ari Kristo. Uyu musaza rero Simiyoni, ntabwo iyo bajya kutubwira ngo umusaza Simiyoni ngo igihe yari ari ngo muri uru rusengero ngo Yesu yariho yigishirizamo, uko bagiye basoma ko ari we mucyo uvira amahanga kandi akaba ubwiza bw'ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Bivuze ngo Yesu abaye adahari nta mucyo waba uhari mu Bisiraheli. Ubwo rero ibi ngibi biduhiriye isomo rero, biduha isomo ry'uko uyu Simiyoni we yari yarabyiteguye, yari yarabyize, ntabwo ari ibintu apfuye gupapira aho ngaho ngo ahita abimenya. Ni uko we yari yarabisomye nawe muri Yesaya, yumva wa mwuka wamwerekanaga uko yari ameze, bimutera guhita amenya uruhinja ruje mu rusengero, ati burya uyu ni we nde? Niwe wa mucyo bavuga, niwe mucyo wahanuwe, niwe wa mucyo wahanuwe. Mu ntambara ikomeye paji 315 harimo amagambo avuga ngo mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu, mbega uburyo gicyaha kutizera kwacu, ubwibone bwacu, kumva twihagije. Mbega uburyo iki gitekerezo kituburira ngo tube maso, kuko kubwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome natwe tunanirwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twagenderwemo. Aha bivuze ngo ni umuburo natwe turi guhabwa. Aba bantu turabaza kureba risike zabo, uburyo byagiye bigenda Abayuda. Risike zabonetsemo nuko twabonye ko nta kumwitegura, ntabwo bigeze babyitegura ko Mesiya ari buze. Ibyo si ibintu byari biri mu ntekerezo zabo. Aka noneho baduha urugero rw'umugabo bita Simiyoni, we ni umuntu wari warabisomye, akomeza kugenda abicunga ngo arebe igihe. Ubwo rero Mesiya igihe ubwo yazaga we yahise abimenya, ariko abo ntibigeze babimenya. Akaba ari wese tugiye gukomeza ku ngingo zindi zikurikira. Yego. Ingingo ya kabiri iravuga ngo umucyo wirengagijwe. Turatangirana n'ikibazo kibaza ngo mbese abayobozi b'Abayuda bakiriye bate umurimo wa Kristo? Isomo igisubizo turagisanga muri Yohana igice cya 11, aho hari amagambo avuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Muri ikibazo kiri kubaza ngo abayobozi b'Abayuda bakiriye bate umurimo wa Kristo? Yesu yaje mu bye ariko be ntibamwemera. Nanone turasanga ikindi igisubizo nanone cyunganira iki muri ku gice cya 8 umurongo wa 13, aho hari amagambo avuga ngo abafarisayo baramubwira bati cyoye ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri. Mbega barimo kumubuza kwihamya, kuko n'ibyo ari kwihamya ko ibyo avuga atari ukuri. Bivuze ngo ibyo yababwiraga byose abafarisayo ntibabyemera. Abafarisayo nibo bari abayobozi. Bivuze ngo rero uko abayobozi b'Abayuda babigize, uko bamwakiriye, baramwamaganye. Hano no kumukwanuza bavuga ngo ubuzima bwose bwa Kristo n'inyigisho ze byari ibyigisho bihoraho byo kwicisha bugufi, kugira neza, ingeso nziza no kwiyanga. Iyi ari imibereho ya Kristo. Urumva koko nk'umuntu uko bari bazi nk'umuntu uzaza nk'umunyacyubahiro siko babibonye. Hamwe hazaza nk'umuntu uca bugufi, meze nk'umukene, wiyanga, wako byongeyeho we yagiraga n'ingeso nziza. Ibyo ngo byari ugucyaha guhoraho
k'umwuka wo kwihangira gukiranuka no guhutiraho wagaragazwaga n'abayuda. Ibyo rero uku kugaragara kwa Yesu byari icyigisho cyangwa se byari nk'amahame ye yo kuza kuba byagenda bikavanaho rwa rujijo rwari ruri mu bayuda rwo kuba bari abantu bo barangwaga no kuba bari abantu biyemera, mbese bumva ko bihagije, uri kubyumva, ndetse akaba ari abantu bishakiraga kwihangira gukiranuka bati njye ndi mwiza, mbese bakumva ko bo nta kindi kintu bakeneye, bagakorera ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babone ko ari beza. Ariko urwo rujijo Yesu agenda rubavanamo akoresheje kwihangana kwe, kugira neza kwe, ndetse no kwiyanga kwe no guca bugufi kwe. Yego. Aya magambo arasobanutse. Reka dusubize ikibazo cya kabiri kibaza ngo ni ubuhe busobanuro bwumvikana neza Yesu yahaye abafarisayo batizera? Nyamara se bo babyakiriye bati? Yohana igice cya 8 n'ubundi umurongo wa 14 kugeza umurongo wa 18 hari amagambo avuga ngo Yesu arabasubiza ati nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzaho naturutse naho njya, ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Muca urubanza nk'abantu, ariko jyeweho nta n'umwe ncira urubanza. Ariko naho naca urubanza, urwo naca ruba ari urw'ukuri, kuko ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wantumye. Kandi no mu mategeko yanyu handitse ngo ibyo abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye, na Data wantumye nawe arampamya. Aya ni amagambo asobanura ubusobanuro Yesu yatanze nyuma y'uko abafarisayo bamubwiye ati rero nubwo uri wihamya ntabwo ibyo uvuga ari ukuri. Yesu yabasubije avuga ati rero njyewe impamvu ari ukuri nuko natumwe na Data, sibyo? Ntabwo ndi jyenyine. Ubwo mbega ubusobanuro yabahaye wowe hari icyo buvugaho? Urumva ko aha ngaha yashatse kubasobanura ko atari wenyine, agaragaza ko igihamya gitanzwe n'abantu babiri ko icyo kintu aba ari cyo. Yego. Bivuze ngo Yesu we yagaragazaga indi mana cyangwa se yagaragazaga undi muntu bari kumwe. Yego. Ariko utagaragara. Bivuze ngo afite aho yaturutse. Akaba ari cyo cyatumye avuga ati ngenzi aho naturutse, ariko mwe ntabwo muzi aho naturutse. Yego. Bivuze ngo ntabwo byari ngombwa yuko bamuciraho iteka bitewe n'uko batari bazi aho yaturutse. Yego. Hano rero mu mwuka w'abantu baravuze ngo ntibari bazi imico y'ubumana. Abafarisayo ngo ntabwo bari bazi imico y'ubumana ya Kristo ndetse ngo n'umurimo we, kubera ko batari barakoze ubushakashatsi ku buhanuzi bwerekeye Mesiya. Uru rero ni ubujiji. Kuba barahise baciraho umuntu iteka bataramanyije kureba ngo bagenzure mu buhanuzi ngo barebe se Mesiya ateye ate, imibereho ye izaba imeze ite. Iyo bagize wenda ngenekereje wasanga bari abantu bumvaga ko Mesiya naza ari umuntu w'umwami uri hejuru, ariko mu kumubona basanga ni umuntu uko yihamye siko koko yari ari. Ariko Mesiya niba ugiye kumwiga hano usanga mu byigisho byabo ko ari umuntu wiyoheje, uciye bugufi, wiyanga, ugira neza, usuzugurwa. Wumva ko wumvishe ibyo ngibyo wamenya ko Yesu ari umwami w'ijuru. Ntabwo ibyo babitekereza. Nabo urumva rero mu bafarisayo nabo byabateye urujijo, baribaza niwe Mesiya. Ni ikibazo. Ikibazo gikurikira cya se kirabaza ngo ni irihe tandukaniro rikomeye Yesu yavuze ko ryari hagati ye n'abafarisayo batizeraga? Nanone turabona igisubizo ku murongo wa 19 w'igice cya 8 wa Yohana kugeza umurongo wa 23. Itandukaniro rikomeye Yesu yavuze ko ryari hagati ye n'abafarisayo. Hari amagambo avuga ngo baramusubiza bati so ari he? Yesu arabasubiza ati ntimunzi, kandi na Data ntimumuzi. Iyo mumenya na Data muba mumuzi. Aya magambo yayababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero, nyamara ntihagera umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Nuko yongera kubabwira ati ndagenda kandi muzanshaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu, aho njya ntimubasha kujyayo.
abayuda barabazanya bati mbese aziyahura kuko avuze ati aho njya ntimubasha kujyayo. Arababwira ati mwebwe mukomoka hasi, njyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'isi ariko njyewe sindi uw'iyi si. Aya magambo yose arimo itandukaniro riri hagati ya Yesu n'abafarisayo. Wayavuga iki? Urumva hano yatangiye guhita hagaragariza itandukaniro riri hagati ye n'abafarisayo. Yego. Bivuze ngo umuntu na Yesu ni ibintu bibiri bihabanye. Ahubwo uretse ko gusa agaragaza ngo uwo bahuje amaraso. Yes. Ubwo uwo bahuje amaraso rero yari se. Ubwo we se rero bari abantu babiri, we nawe. Umwana na data burya bari abantu babiri. Bivuze ngo rero itandukaniro ni iriya. We yari ikivajuru, abandi bo bari ikiva hasi. Bivuze ngo we yaje mu bye, none itandukaniro yanaje mu bye nk'uko babitubwiye. Bivuze ngo nabo bamushogozaga barabi niho kurera umwana, kubyara umwana wamara kumurera akakugaragaza yuko utari se, utari nyirabo, mbese ntacyo uri cyo kuri we. Mu yandi magambo ni nko kubumba, ni nk'umubumbyi abumba ikintu, ikibumbano cye, ikibumbano cye ahubwo kigatangira kumushogoza kandi ari ikibumbano, yagikorera icyo yashaka yakimenagura. Urumva ko rero ahangaha burya harimo itandukaniro rikomeye cyane. Harimo itandukaniro. Ikibazo dusoreza kuri ino ngingo ivuga mu mucyo wirengagijwe kirabaza ngo ni izihe ngaruka zibabaje zatewe no kuba abategetsi b'Abayuda baranze Kristo. Ku murongo wa 24 Yohana 8 hari amagambo avuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko nimutizera ko ndi we muzapfana ibyaha byanyu. Ubwo urumva ingaruka ni izihe? Soma na Matayo na Matayo igice cya 23 umurongo wa 38. Hari amagambo avuga ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ayo niyo magambo. Urumva ko birahura no muri Yohana 24 batubwira yuko muzapfana ibyaha byanyu nimutanyizera. Bivuze ngo uwo muntu ufitanye isano n'Imana turamutse tutamwizeye ni ugupfana ibyaha byacu. Ingaruka ni ugupfana, dusigiwe ari umusaka. Bivuze ngo rero kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha ni uwo muntu ufitanye isano n'Imana. Ubwo turamutse uwo muntu tutamwizeye n'Imana naho twaba duhuriye. Yego, kandi tugirana isano n'Imana binyuze muri we. Aha niho ibanga riri ku mucyo wirengagijwe. Ingingo ya 3 iravuga ngo amatsinda abiri y'ababaga bateze amatwi. Amatsinda abiri y'ababaga bateze amatwi. Dufite ikibazo gitangira kibaza ngo nyuma yo kuburirwa ko bashobora gupfira mu byaha byabo, mbese abafarisayo basabye iki Yesu kandi no kubera iki? Yohana n'ubundi turakomereza ku murongo wa 25 wa gice cya 8 aho hari amagambo avuga ngo baramubaza bati urinde. Iki kibazo ngo kuki bari bakimubajije kubera iki? Kandi no kubera iki? Ubwo umwuka wanoze uraza kubibaza. Umwuka wanoze rero arumva nyine byahise bibatera urujijo, baribaza ati ese reka tumubaze neza, katumubaza tubwire urinde. Urumva byari biturutse ku bari bikanze. Yesu aravuga ati nimutanyemera muzapfira mu byaha. Ubwo bikanze ubwo bahise bikanga bati urinde. Yego, umwuka wanoze barabaza ngo babaye nk'abirengagiza amagambo ye, barabaza bati urinde. Bamuhatiraga guhamya ko ari Kristo. Umurimo we n'uburyo yagaragaraga byari bihabanye n'ibyo abantu bibwiraga ko, ku buryo nk'uko abanzi be batekerezaga guhita avuga ko ari we Mesiya byajyaga gutuma yangwa agafatwa nk'umubeshyi bitewe n'uko yagaragaraga. Bivuze ngo rero burya no kwikanga ntabwo banikanze, ahubwo ntabwo byari bivuye ku mutima, ahubwo nuko bavuze bari bateze ko avuga ko ari Kristo. Yari nk'umutego, yari nk'umutego bamuhamya
ku gahata ati urinde urinde. yivuge ku gahata. Yego. Yesu ngo ni gute umukiza yabasubije agahishura isano idasanzwe yari afitanye na se. N'ubundi ahaheruka niho ahaheruka n'umurongo wa 25 kugeza ku 9, ubwo naheruka gukomereza kugeza ku murongo wa 29 hari amagambo avuga ngo ndiwo nababwiye bwa mbere, mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko uwantumye ni uw'ukuri, nanjye ibyo namwumvanye n'ibyo mbwira abari mu isi. Ariko ubu ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko data yanyigishije ari kumvuga. 29 kandi wantumye turi kumwe, ntiyansize njyenyine, kuko nkora ibyo ashima. Yesu yakomeje kubasubiza ko ahubwo nubwo batari banamumenya, ahubwo ababwira igihe bazabamenyera ko umunsi azamanikwa nibwo bazamenya ko ibyo yavugaga ari ukuri, kandi atabivuga ko bwabo nibwo bazasobanukirwa icyo yarashatse kuvuga. Yego. Nk'uko hanozeho rero nitujya kumvaho abavuga ngo Kristo ntiyigeze areka kuba indahemuka ku mahame y'amategeko y'Imana. Urumva ko nawe ugiye kubazwa gutyo nk'umuntu hazamo uburakari, ushogozwa gutyo zino mu byawe hazamo uburakari. Ariko Kristo ubwo burakari yarabwirengagije, rero kumva mu bye arihangana, aba indahemuka ku mahame y'amategeko y'Imana, maze ngo nta na rimwe yigeze akora ikintu kinyuranye n'ubushake bwa se ngahita baciraho iteka. Ati imbere y'abamarayika, imbere y'abantu n'imbere y'abadayimoni yashoboraga kuvuga amagambo yari kuvugwa n'undi muntu uwo ari we wese, akaba abaye amagambo yo gutuka Imana. Yego. Rero hano bishatse kuvuga ko Yesu ubwe nubwo yari ari aho ngaho bamushogoza, bamubwira gutyo, bamuhatira kuvuga uwo ari we, ntabwo Kristo yigeze yihamya we ubwabwo, yavuze yuko ari data wantumye. Ubwo bivuze ngo ntabwo yigeze yiyemera ese nkimbere gukiranuka, ahubwo yavugaga byose yamutumye. Ikibazo gikurikira kirabaza ngo sobanura uko Kristo yagendanaga na se buri munsi, n'uburyo natwe tugomba kubaho iyo mibereho. Igisubizo turagisanga muri Yohana 15:10, aho hari amagambo avuga ngo ntimwitondere amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Uko niko Kristo yagendaga, yitonderaga amategeko ya se. Nanone mu Befeso 2 umurongo wa 4 kugeza uwa 6 hari amagambo avuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Umva, izi ni ingaruka zo kumvira amategeko y'Imana, zo kumvira amagambo Yesu avuga. Umwuka w'abahanuzi uravuga ngo iki? Hano ku mwuka w'abahanuzi ngo uko Yesu yari ameze ubwo yari afite kamere y'umuntu, niko Imana ishaka ko n'abayoboke bayo bamera. Mu mbaraga zayo tugomba kubaho imibereho itunganye kandi iboneye Umukiza yabayeho. Urumva igihe cyose turi kumwe n'abantu badushogoza, n'abantu bagutuka se, n'abantu se bakureba nawe uko utari, cyangwa se bakubeshyira, garagaza ishusho ya Kristo. Garagaza ko
uko uri ari Imana ari mu bushake bw'Imana. Yego, ariko ufite iki, udagiye ngo uhemuke ku mahame y'amategeko y'Imana. Wowe hagarara mu mahame y'indangagaciro y'amategeko y'Imana, hanyuma ugende niba kurenganya ariko ugaragaze ishusho ya Kristo nk'uko Kristo nawe yari ahagaze hano imbere y'abafarisayo. Yego. Iyi ngingo irasobanutse cyane, amatsinda abiri y'abagabo bateze amatwi. Reka tugere ku ngingo ya kane rero ivuga ngo umucyo watumurikiye. Iyi ngingo yo kuwa kane ifite ikibazo kibaza ngo igihe Yesu yabwiraga abafarisayo ukuri gukomeye, ni gute amagambo ye yagize ingaruka ku bantu bafite imitima itaryarya bari bamuteze amatwi? Kandi ni ukubera iki ibyo bishobora kudutera umwete muri iki gihe? Turabona igisubizo muri Yohani igice cya 8:30 n'ubundi. Hari amagambo avuga ngo avuze atyo abantu benshi baramwizera. Ibyo bintu byose yababwiraga aho yaturutse, amaze kuvuga byose, gusobanura ko n'ingaruka bizabageraho nibatamwizera, nibatumvira amagambo ye, nyuma yo kuvuga abantu bose baramwizeye. Ubwo Yesu yari arimo gusubiza abafarisayo, ariko abandi bantu bari bateze amatwi, bari bamuteze amatwi aho ngaho batari abayobozi baramwizeye. Umwuka w'abahanuzi bivuga iki? Aha ngaha rero ku mucyo watumurikiye ku mwuka w'abahanuzi ho, ngo Kristo ngo yari asobanukiwe uko yakwitwara mu buryo burangwa n'ituze n'ubwenge, no kuburizamo imigambi yabo yo kumuciraho iteka. Urumva ko Kristo yari umunyabwenge, ntabwo ari umuntu uhubuka. Ntabwo ikibaye cyose ari uko yakijyagamo ngo apfe kuba yavuga amagambo ahubukiye. Hano we yari azi uko mbese yabyitwaramo n'uko kumuciraho iteka. Ngo amagambo y'umwami Yesu yari nk'imyambi ityaye yahinguranyaga, kandi ngo igakomeretsa imitima y'abamuregaga. Igihe cyose ngo Kristo yavuganaga n'abantu baba bake cyangwa benshi, amagambo ye ngo yagiraga ingaruka zo gukiza ubugingo bwa bamwe mu bamwumvaga. Nta butumwa na bumwe bwigeze buva mu kanwa ka Kristo bwigeze buzimira bukaba impfabusa. Mbese amagambo yose yavugaga nta namwe yigeze aba impfabusa. Abagabura ngo bari gutanga ubutumwa buheruka bw'imbabazi ku batuye isi, bakamamaza ukuri nta buryarya, bakishingikiriza ku mbaraga z'Imana. Ntibagomba na rimwe gutinya ko imihati yabo ari impfabusa, ariko bishingikirije ku mbaraga z'Imana. Aha rero bishatse kuvuga ngo uko Kristo yari ari, natwe abagabura ijambo bakwiye gukorana umuhati nk'uko Kristo yawukoranaga, kandi ko uwo muhati bashyiramo ntabwo aba ari impfabusa. Nubwo baba ari abakene, n'iyo baba nta ki bafite, shinge na rugero bafite, ariko mu mbaraga z'Imana uwo muhati baba bafite ntabwo aba ari impfabusa. Hari ikibazo gikurikira kirabaza ngo uretse abagabura, ninde wundi wahawe umugisha wo kumurikirwa n'umucyo uvuye mu ijuru? Zaburi ya 27 umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe w'igihome kinkingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Zaburi y'ijana 147 umurongo wa 15 iravuga ngo yohereza itegeko rye mu isi, ijambo rye ryiruka vuba cyane. Nanone Yesaya 55 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya igihundu, bugaha umubibyi imbuto
n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Uretse abagabura, undi ngo ninde wundi wahawe umugisha wo kumurikirwa umucyo n'umucyo uvuye mu ijuru? Ndumva ari abantu bose, abizera bose, abizera ijambo ry'Imana bose. Ijambo ry'Imana aho rikubise ntabwo rigaruka ubusa, ntabwo riza uko byamera kose, rirakubita rigahinguranya, inkota ityaye ikubita ikahuranya. Umwuka w'abahanuzi rero uvuga ngo iki? Ku mwuka w'abahanuzi ho mu bihamya by'itorero volume ya 7 paje 21 harimo amagambo avuga ngo abantu batahamagariwe umurimo w'ubugabura bakwiriye gushishikarizwa gukorera shebuja hakurikijwe ubushobozi bwinshi bafite. Amagana menshi y'abagabo n'abagore ubu badafite icyo bari gukora babasha gukora umurimo mwiza ukemerwa. Bashobora gukorera shebuja umurimo ukomeye binyuze mu kujyana ukuri mu ngo z'inshuti zabo n'abaturanyi babo. Yego. Imana ngo ntireba ku gukomera kw'abantu, izakoresha abakristo boroheje kandi bitanze, ubona nubwo baba batarigishijwe bihambaye nk'uko bimeze na ku bandi. Mureke abameze batyo binjire mu murimo bayikorere, bava ku rugo bajya ku rundi. Igihe ari abantu bicisha bugufi, abantu bitonda kandi bubaha Imana, igihe bicaye ahazengurutse umuriro bota, bashobora kumara imiryango ubukene kurusha uko abagabura wabyerejwe waramitsweho ibiganza yabikora. Bivuze ngo kurambikwaho ibiganza cyangwa se koherezwa ubugabura ntibishatse kuvuga ko uzi byose. Yego. Bivuze ngo wowe abantu umuntu utarabyerejwe wa wundi uciye bugufi, yaba ntabwo hano bagenda ngo urakomeye cyangwa se ngo uroroheje. Yesu areba gusa umuhati wagize mu kujya kubwiriza ubutumwa. Yego. Okay. Reka ingingo irasobanutse, reka dukomereze ku ngingo ya nyuma y'icyigisho cyacu ivuga ngo ububata n'umudendezo. Iyi ngingo ya nyuma ifite ikibazo kivuga ngo ni iki Yesu yabwiye abayuda bamwemeye? Yohana 8:31-32. Nyuma turasubiza mu buryo bunyuranye nubwo ni gute abatizera bananiwe kubona ikintu kimwe rukumbi cyatuma tubaturwa ku cyaha. Nabwo ni ku 33 kugeza 36. Yohana 8:31-32 hari amagambo avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Iki nicyo yabwiye abamwemeye. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Noneho ngo ibinyuranye n'ibyo rero ni gute abatizera bananiwe kubona ikintu kimwe rukumbi cyatuma tubaturwa ku cyaha? Nabwo ku 33 baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ko tuzabaturwa? Urumva ngo uko niko kuzabatura. Bibaje se twabatswe ryari ubundi? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe ugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri.
naha isomo rirangirira. aha kuri ino ngingo yo kuwa gatanu ububata n'umudendezo ni ibintu bibiri. Bivuze ngo hari umudendezo n'ububata. Ububata ni ukuba umuntu atisanzuye, yego, nta mudendezo aba afite. nta mudendezo aba afite. Yego, umuntu w'imbata nyine urumva aba avangukishwa ibyaha, kora ibi, uva aha, Yego. vuga gutya. Urumva ko aharimo amasomo banatweretse neza yuko bano bantu batigeze bemera Yesu mu gisubizo Kristo yabasubije. Yabasubiza ati umuntu wese ukora icyaha aba ari imbata y'icyaha. Yego, y'icyaha. Bivuze ngo kuba ugikora icyaha uri imbata y'icyaha. Ariko yanabahaye umuti ati ariko nimwemera uwo mwana, ariko nimwemera uwo mwana muzabaturwa. Rero abangaba nujya kureba no bafarisayo bari barishingikirije kuba bumva ko ari abana ba Aburahamu, yeko bo batari imbata. Yego. Ariko Kristo atabereka neza yuko bo bitewe n'icyaha bakoze badakwiriye kuba abana baba, kuko abana ba Aburahamu tuzi ko uwize Aburahamu n'isi w'abizera bose. None Kristo we nuwahe? Kandi Kristo nawe nawe uko ari mu muryango wa Aburahamu. Iyo ngo uwemeye Kristo abarwa mu muryango wa Aburahamu. Yego. Ubwo bitewe n'uko batigeze bamwizera cyangwa se bamwemereye, bakomeje kuba imbata y'icyaha. Ntabwo uko bari biyizi ko ari abana ba Aburahamu siko biri. Ahubwo Kristo bagaragaza bitewe n'icyaha mufite, ntabwo muri abana ba Aburahamu ahubwo muri imbata y'icyaha. Tujya mu mudendezo gute rero? Nuko hano zo bavuga ngo abafarisayo ngo bari mu bubata busumba ubundi, bagengwa n'umwuka w'ikibi. Urumva ko umwuka w'ikibi niwo wari warabayoboye. Bari mu bubata busumba ubundi bubata bubaho. Buri muntu wese wanga kwiyegurira Imana aba agengwa n'indi mbaraga. Aya magambo arakomeye ati ntabwo yigenga ubwe. Niyo ngo twebwe abantu hano tumeze nk'aho turi mu makipe abiri tutazi twebwe. Niyo ngo njyewe nimba gusa mfite umudendezo nk'uko turaza kubisanga. Nimba ntari hano ndi hano, nta hantu wo gushingiye. Nimba uri hano ubwo ntabwo uri hano. Bivuze ngo wowe ubwawe ufite ahantu, mbese buri muntu wese hano ku isi dufite icyiciro turimo. Ntabwo twese turi mu byiciro bimwe, turi mu gihande nako turi mu bihande bitandukanye, ariko ntitubizi. N'ahari abafarisayo ntabwo bari babizi. Hano ngo ashobora kwibwira ko afite umudendezo, nyamara ari mu bubata bukomeye bwo kuyoborwa n'ikibi. Hano ati ntashobora kwemererwa kubona ubwiza bw'ukuri kubera ko intekerezo ze zigengwa na Satani. Bivuze ngo Satani we aba ari maso, aba ari hafi y'uwo muntu bitewe n'uko ari mu gikingi cye, paka byanze bikunze hari ikintu ashyira ku maso ye kugira ngo aterebe ukuri. Intekerezo ze zidakora ngo zizamuke zirebe ko ububata arimo ko ari guhohoterwa. Bitewe n'iki Satani aramupfukiranya. Hano ngo mu gihe ngo yishuka ko akurikiza ibyo umutima we wo gushyira mu gaciro umubwira, aba yiyumvira ubushake bw'umutwaro w'umwijima. Urakumva? Kristo yazanywe no guca ingoyi z'uburetwa bw'icyaha mu muntu. Bivuze ngo icyaha kiri mu muntu cyamugize umuretwa wacyo. Ubu tuyoborwa n'icyaha. Iyo wagerageza gukora icyiza gusa uba usanga ko icyaha ari cyo kikugize. Hano hasi bavuga ngo uburyo bumwe rukumbi umudendezo w'umuntu ushoboka ni ukuba umwe na Kristo. Bivuze ngo umudendezo, kugira ngo tubashe kubona umudendezo ku buryo twebwe tumenya ngo ngenda ndakurikira cyangwa ndakurikira uyu nguyu, ni uko twibera hehe? Muri Kristo. Niho tubona ukuri kose. Nta handi twubonera ukuri usibye muri Kristo. Ukuri niko kuzaba batura, kandi Kristo niwe kuri. Icyaha gishobora gutsinda gusa ari uko kidindije intekerezo kandi ngo kikangiza umudendezo w'umutima w'umuntu. Bivuze ngo icyaha iyo kiri mu ntekerezo kigatinda mu ntekerezo zawe ukiri kugitekerezaho,
gusambana se, kwiba se, ukabitekereza ibyo bintu cyane, byanze bikunze cya cyaha cyagira ute, cyakunesha, kuko nta mudendezo tuba dufite. Ariko iyo dufite umudendezo tukagira Kristo muri twe, kandi Kristo nta handi tubona, twabonye ko tumubona mu ijambo ry'Imana, kwa kurya jambo ry'Imana niho tubonera umudendezo, urukumva, utubatura muri cya cyaha. Hano rero ngo kwiyegurira Imana ni ugusubizwamo intege k'umuntu, ni ukugaruka ku cyubahiro ndetse n'ubwiza nyakuri by'umuntu. Amategeko y'Imana dushobozwa kumvira ni amategeko atera umudendezo. Aya mategeko rero nta yandi usibye ahantu tubona ni mu ijambo ryayo. Imico y'Imana, tuzi ko amategeko y'Imana ni imico y'Imana. Ubwo bivuze ngo imico y'Imana ntabwo twayibonera usibye kwiga ijambo ry'Imana. Iyo uku kuri nta handi tukubonera ni mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho tubonera umudendezo utubatura mu cyaha. Nta handi. Murakoze cyane. Icyigisho cyacu cyabazaga ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye? Iki kibazo bagisubiza gute? Ahangaha nujya kwa ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye, yego biri mu buryo bubiri. Umucyo hari abo wamurikiye ndetse hari n'abawanze. Aha harimo ibyiciro bibiri. Reka dusoreze ahangaha, abadukurikiye murakomeza muduhereze ibitekerezo muri komenti cyangwa se n'ibibazo, dukomeze twungurana ibitekerezo. Iki gisubizo tuzakiganiraho ubutaha dukurikije n'ibibazo mwagiye musubiza. Niba mwemeranya natwe, umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye? Icyiciro cyacu ni akagaruka, mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe. Ibihe byiza.